Ese nibyo koko twaba turi mu bihe bya nyuma? Ejo ku isabato nibwo twize kuri Mariko 13, ndavuga nti reka nzabibaganirizeho. Mariko 13 kuva kuri 1 kugeza kuri 37. Ibimenyetso byerekana kurimbuka ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu Kristo, nk'uko tunabisanga muri Matayo 24 kuva kuri 1 kugeza kuri 28, no muri Luka 21 kuva kuri 5 kugeza kuri 24. Avuye mu rusengero, umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mbega amabuye, mbega imyubakire, mbese aho mwigisha urirebera? Yesu aramubaza ati, urareba imyubakire minini? Ntihazagira ibuye na rimwe risigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono yerekeye ku rusengero, Petero na Yakobo na Yohana na Andereya bamubaza biherereye bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? Uduhe n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasorezamo cyegereje. Icyo gihe ni ikihe? Duhe ikimenyetso. Yesu atangira kubabwira ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati, ni njye Kristo, bakayobya benshi. Nuko nimwumva intambara, nimuhaza intambara, ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Uyu munsi rero uzi ko twumva intambara hirya no hino, isi yose wagira ngo ni intambara. Ntago ari imperuka, imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi, hazaba inzara. Ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ni ukuvuga ngo tumeze nk'aho turi kugenda twinjira mu bimenyetso, mu itangiriro ryo kuramukwa. Ariko mwirinde, kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitwa mu masinagoge, kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya. Ubutumwa bwiza bugomba kuzabanza gukwira isi yose n'amahanga yose. Ubutumwa bwiza rero abenshi babyitiranya no kuvanga ijambo ry'Uwiteka, ariko ubwo butumwa bwiza buzaba bumaze gukwira hose nuko ubwoko bw'Imana buzaba bumaze kugaragara, noneho ijambo nyajambo ryigishwa isi yose. Bitwigisha ngo ijambo ry'umwimerere nibyo bizafata intera mu minsi ije, noneho abantu bose bakazamenya ubwoko bw'Imana ni bande. Yuda, bariya birabura muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, nibwo noneho ijambo nyajambo rizaba ritangiye kwigishwa. Abantu bazahura n'akaga rero, kuko ubu ngubu ntabwo bari guhura n'akaga, kuko bigisha ibisanzwe nyine. Niba bajyana mu manza, ntimuzahagarike imitima y'ibyo muzavuga, ahubwo ibyo muzabwirwa icyo gihe muzaba ari byo muvuga, kuko atari mwe muzaba mubivuga, ahubwo ni Mwuka Wera uzaba ubavugiramo. Urumva rero ko ntabwo uwo muntu agomba kugira, kuko Uwiteka Imana azaduha imbaraga zikomeye za Mwuka Wera uzaduha ibyo kuvuga. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira. Abana bazagomera ababyeyi babicishe, kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza ku munsi wa nyuma, ku mperuka, niwe uzakizwa. Uzihangana akageza ku munota wa nyuma niwe uzakizwa. Bimwe bavuga rero ngo bazagenda mu ijuru badapfuye. Ibyo bintu ni byose twabwiye ko ari ibinyoma igihe kirekire. Hano urabona ko Uwiteka aravuga ngo uzihangana kugeza ku munota wa nyuma niwe uzakizwa. Ariko nimubona ikizira kirimbuka kigeze aho kidakwiriye, usoma byitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo yinjire mu nzu ye ngo agire icyo akuramo. N'uzaba ari mu murima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Ibi rero byabaye cya gihe mbere bajya gusenya urusengero rw'Yerusalemu muri 70. Icyo gihe urumva ko n'ubuhanuzi bubiri buri kumwe bugendana, iby'icyo gihe by'i Yerusalemu n'iby'ubu ngubu byerekana kugaruka kwa Kristo. Icyo gihe rero Kristo yaravuze ngo, nimubona abaroma babateye bamanuka bava ku misozi, namwe muzamanuke mujya mu misozi. Niko baje muri Afurika. Abazaba rero batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano rikomeye cyane. Nuko musenge kugira ngo bitazabaho mu gihe cy'ubukonje, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi cyane utarigeze ubaho uhereye mu itangiriro ubw'Imana yarimaga ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Umubabaro uzabaho ukomeye cyane ukakaye utari wabaho na rimwe kugeza magingo aya. Ibyo rero ntabwo byari byaba,
bizaza mu bihe bizaza, kuko ntabwo biraba, kuko bitazongera kubaho. Kristo aravuga ngo bizaba inshuro imwe ntibizongera kubaho. Ni ukuvuga rero ko bizaba inshuro imwe bitari byabaho. Yaba umwami Imana itagabanyije iyo minsi, ntihajyaga kuzarokoka n'umuntu n'umwe, ariko kubw'intore yatoranyije yayigabanyijeho. Ni ukuvuga ya minsi satani azakanda abantu bikomeye cyane bitari byabaho, Imana yarayigabanyije kubera kugirira neza intore zayo. Icyo gihe rero umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, cyangwa ati dore ari hariya, ntuzabyemere. Wibuke ko mu ivanjiri ya Thomas, ariyo mpamvu dusoma biriya bitabo byose bavanye muri Bibiliya, bazakubwira ngo dore Kristo ari hariya mu kirere, inyoni zaba yagutanze ibi. Nibakubwira ngo Kristo ari mu mazi, ifi zizaba zagutanze. Ni ukuvuga ngo rero nibakubwira ngo dore Kristo ari hariya, ntuzabyemere, kuko hazaduka benshi biyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma, bakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye kugira ngo babone uko bayobya intore niba binashoboka. Bazashaka no kuyobya intore biramutse byashoboka, ariko ntibizakunda. Ariko mwebwe rero mwirinde, dore mbibabwiye byose bitari byaba. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose Kristo yabitubwiye bitari byaba kugira ngo tuzabe twiteguye, ntihazagire n'umwe udushuka ngo atuyobye. Ibyo kugaruka k'umwami rero, umwana w'umuntu Kristo, nabyo tunabisanga muri Matayo 24 kuva kuri 29 kugeza kuri 44. Twongera kubisanga muri Luka 21 kuva kuri 25 kugeza kuri 33. Ariko muri iyo minsi, hanyuma y'uwo mubabaro, izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo hazabaho rero bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu, afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza buhebuje. Azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine byose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Nuko rero murebere ku mitini, niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisoye, muzamenye yuko ari hafi, ndetse ko ageze ku rugi, kumwe umuntu aba ari hafi gukomanga. Ndababwiza ukuri rero yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira, habe na gato. Amagambo y'Uwiteka ntazashira. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, keretse data wenyine wo mu ijuru. Mujye mwirinda rero, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasoreramo. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, aha abagaragu b'ubutumwa. Umuntu wese ahabwa umurimo we, ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibwira bose, nti mube maso. Urumva ko Kristo rero abitubwiye kare bitari byaba. Mube maso, mwirinde hatagira ubashuka. Abahanuzi b'ibinyoma, abazabita Kristo bose muzabirinde, kuko Kristo ababwira ati mube maso. Ibyo rero akaba ari ibiranga kugaruka kwa Kristo ko bizagenda. Impuha z'intambara zizaba, inzara zibe, imitingito, ibintu byose bikomeye. Hazaba ibintu byinshi cyane bizatwereka ko turi kwinjira mu bihe Kristo yavuze. Bya bihe bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Itangiro ryo kuramukwa rero niryo turi kwinjiramo. Urabibona ko biri kubera hirya no hino ku isi yose, haravugwa intambara, ibihugu biri gutana mu minwe. Ni ibingibi rero byose Kristo yahanuye, tugomba kwitegura tukaba maso, hato tutazatungurwa na gato, kandi Kristo yarabitubwiye. Twirinde rero. Wibuke ko Kristo avuga ngo bibaye na ngombwa n'intore nayo ishobora kuyobya, kubera ko satani azaba afite amayeri menshi cyane. Kwa kundi rero tuvuga tuti ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Jya mu mwuka, ujye mu ijambo, kuko nuzaba uri mu kuri, ufite ijambo nyaryo ry'umwimerere, nta hantu satani hamwe azaguhera, kuko azasanga ijambo ari ryo ngabo yawe. Nkagushimiye rero, Imana ikomeze kurinde. Shalom shalom, toda haba tov meyo.